nanjye nzaba umugabo. Muraho neza, murabyibutse se ko nigeze kubasezeranya yuko amahirwe yose ajyanye no kwiga hanze, cyane cyane mu bihugu byo muri Aziya, Oceania ndetse no muri Europe, nzajya nyabacishiriza hano kuri Trust Wallet Studio. Isezerano rero bisa nkaho ari umwenda. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro nkwigireho cy'uyu munsi twahisemo kubereka scholarship mugomba kuapplyinga bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2020. Ni muri KWEZI University Global Recruitment Team. Ni itangazo ryaturutse aho hantu, ni muri Turukiya. Ushobora kwibaza ngo mbese iyi scholarship iteye ite? Ni scholarship ihabwa abantu bose uhereye ku cyiciro cya mbere cya kaminuza ukagera kuri Personal of High Degrees cyangwa se PhD. Muri iyo scholarship uzajya uhabwa amafaranga yo kugufasha buri kwezi cyangwa se ibyo tuzi nka monthly stipend. Kuri iyo scholarship kandi ushobora kuzafashwa mu bijyanye n'urugendo ukishyurirwa itike. Ayo mahirwe rero nta gucike. Nkwibutsa akantu kamwe ntarakomeza, nugukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo aya mahirwe ntazongere kugucika mu gihe twacishijeho ibiganiro nk'ibi, yewe n'ibiganiro byacu bisanzwe ntibikagucike, nkigireho ndetse n'isi dutuye. Nitwa Shalom niyo muvunyi, nguhaye ikaze. Ndakeka wamaze kubona yuko twageze ku rubuga rwa KWEZI University Global Recruitment Team. Link yabyo nayishyize hasi, nawe urayikandaho kugira ngo tujyane. Ukimara rero kugera kuri iyo link, ukande hano hejuru wahabonye ahantu ngiye gukanda handitse ngo scholarships. Numara kwakanda ujye ahanditse ngo overview, ubanze urebe scholarship wishimiye. Kwikubitiro urahita ubona ahanditse ngo undergraduate program, graduate program and scholarships, short program, news ndetse na contactors. Ibyo byose ni kugira ngo umenye byimbitse ibijyanye na KWEZI University. Ni muri Turukiya. Ntubyibagirwe, ni scholarship yo kukishyurira 100% cyangwa se uburyo bwo kwiga hanze ukishyurirwa 100%. Ahangaha uzahitemo ahanditse ngo scholarships at KWEZI University for International Student. Impamvu nimwe ni ukubera yuko umuntu wese udatuye muri Turukiya aba afatwa nka international student. Noneho niba ushaka kugira ngo wige amashuri yawe uyakomeze muri university ariko mu cyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa se icya kabiri, ibyo twakwita diploma and bachelor degree cyangwa se abazi igifaransa licence, urabibona ni ibingibi undergraduate international scholarships. Niho uri buze kureba, noneho nawe ukande ahantu handitse ngo click here. Biraba biri available. Mbere yuko uhakanda ubanze usome aya mabwiriza neza. Nawe wayabonye yuko umuntu uzemererwa kwiga ni kuri yisubi ya gatatu uturutse hasi. Uyu nguyu umuntu wese uzemererwa kwigwa, urupapuro rwe rusaba kwiga ruzabanzwa rusuzumwe n'itsinda ribishinzwe. Noneho iryo tsinda ribishinzwe nimara kumwemerera rimushyire ku rutonde rw'abazemererwa gukora interview cyangwa se ikizamini cyo kuvuga. Nyuma yaho abatsinze bashobora guhabwa scholarship ya 50% cyangwa se bagahabwa 100%. Kuri uwo muntu wahawe 100% yishyurirwa amafaranga yose yo kwiga buri mwaka mpaka arangije. Muri ayo mafaranga haba harimo ibindi bintu birimo nk'inzu yo kubamo, amafaranga yose ndetse n'ibitabo. Ibyo byose birimo, haba kuri bachelor degree cyangwa se undergraduate, haba no kuri masters, yewe no kuri PhD. Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa. Mbanze mbabwire ku bijyanye na undergraduate. Ushobora kumbwira uti yego watinze. Ndabizi neza ko natinze. Batubwiye yuko muri iyi undergraduate application yawe ni kwisubi ya kabiri, submitting an application without the required exam score SAT, ACT, IB, A-level or other significant diminishes your admission chance and therefore your scholarship changes. Ahangaha nta gushidikanya nukuba yuko wamaze gukora biriya bizamini, kimwe muri biriya bizamini. Mu Rwanda dufite kira kizamini cyitwa A levels.
kiriya kizamini cya A levels murakizi, ni kiriya kiduha diplome tuzi nka AD. Rero ntugire ikibazo, urabyemerewe. Indi subi isa nkaho ikomeye ni ku subi ya 4. Wahageze nawe nahangaha. Scholarship result are communicated to the candidate with admission offer letter from our registrar office via email on date indicated. Ku bantu batumva icyongereza byihuse, bihise bivuga yuko scholarship result cyangwa se ibisubizo by'abasabye kwiga byose bizajya bitangwa kuri email uzaba watanze ukora application. Aho hose ni kuri undergraduate, ni kimwe no kuri graduate, byose ni kimwe. Gusa ku bashaka masters ho wumve akantu kiyongeraho, ni kusubi ya 2. Yirebe nawe. Submitting an application without required exam degree GMAT to offer significantly diminishes your administration chance. I therefore your scholarship change. Wabyumvishe nawe yuko umuntu ushaka masters kuri iyi scholarship nibura agomba kuba yarakoze ikizamini kigaragaza yuko azi icyongereza neza, to offer cyangwa se GMAT cyangwa se grade D. Wabyumvishe, nzi yuko nawe wabishinzeho agati. Ikindi cy'umwimerere ushobora kumenya nuko ibihugu byose byo muri Afrika byemerewe iyi scholarship. Reka twigendere nk'abagiye kwa applyinga. Kwikubitiro reka manze nifashirize abantu bashaka kwa applyinga ahitwa muri undergraduate cyangwa se bashaka bachelor degree. Urahita ukanda aha hantu handitse ngo click here, ni mwibara ritukura. Nahakanze wabibonye. Ikiza imbere ni iki? Barahita banyereka yuko hariho colleges nyinshi kandi cyane. Gusa itariki yo gusubmitinga cyangwa se itariki yo gutanga cyangwa se itariki yo kurangiza kwa applyinga iratandukanye bitewe n'ibyo ushaka kwiga. Ndakwereka urugero. BA cyangwa se Bachelor of Administration in Archaeology and History of Art baziga mu Cyongereza, no kwiga full time mu myaka 4. Ugomba kuba warangije gutanga application yawe bitarenze tariki 15 z'ukwezi kwa 12 niba ushaka Bachelor of Art in Archaeology and History of Art. Ibyo byose birajyana n'abashaka Business Administration nabo, nuko itariki n'imwe. Abashaka noneho Bachelor of Science in Chemical and Biology Engineering itariki nabo n'imwe 15 z'ukwezi kwa 12 2020. Turakomeza n'abashaka Bachelor of Science muri Chemistry, byose ni kimwe. Abashaka Bachelor of Art in Comparative Literature nabyo ni kimwe. Kimwe n'abashaka Computer Engineering ndetse n'abashaka Economics, abashaka Electrical and Electronic Engineering, abashaka History, Industrial Engineering, International Relation, Law, Mathematics, Mechanical Engineering, Media and Visual Arts, Medicine, Molecular Biology and Genetics. Abo bose itariki yo kuba batanze application yabo ni tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2020. Mubyibuke. Tugakomeza n'abashaka Nursing, Philosophy, Physics, Psychology, Sociology. Abo bose nabashaka icyo twakwita icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza, Diploma and Bachelor degrees. Rero iyo ugiye kwa applyinga muri izi scholarship nkuko nabikweretse, ukaba ushaka kubona iyi Bachelor degree, katwifatira urugero ushaka kubona iyi Bachelor ya Business Administration, icyo ukora ni kimwe, ni ugukanda hano handitse ngo more information. Urahakanda. Nyuma yo kuhakanda ukabanza wareba ese uziga hehe. Nabikubwiye hejuru ni muri Turkiya, Istanbul. Ukamenya yuko scholarship yawe cyangwa se icyo ushaka kwiga ari undergraduate cyangwa se Bachelor degree mu rundi rurimi. Ukamenya yuko uziga full time ibihe byose, ukiga igihe kingana n'imyaka 4, ukiga mu Cyongereza, ukazahabwa diplome yawe ya Bachelor of Administration. Amafaranga uzishyurirwa ni amadolari agera ku 19,000 ku mwaka. N'amadolari menshi ntuyapfusha ubusa. Ukamenya yuko igihe uzatangira kwiga
ni mu kwezi kwa kabiri ku tariki 15, nabyo ubishire mu mutwe ukamenya yuko icyo usabwa cya mbere ari uko warangije segonderi cyangwa se warangije amashuri yisumbuye mu kinyarwanda cyuzuye. Ikindi, at least one referral must be provided. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe ukuzi neza ugomba gutanga izina rye ndetse na email ye, noneho bakazamwandikira bakamubaza niba koko akuzi, nawe akazabasubiza bavuga yuko akuzi neza. Iyo abasubije avuga yuko atakuzi, scholarship yawe ikurwaho, ariko iyo abasubije yuko akuzi ni amahirwe, nawe urabyumva. Hariho n'utundi criterias dukeya ugomba kumenya ku bijyanye ni scholarship. Nukumenya yuko ku muntu wakoze TOEFL agomba kuba nibura yaragize amanota 80 ku manota 120. Abo ngabo nabakoreye kuri internet, cyangwa se yaragize kae ya C. Icyo ngicyo ucyumve. Gusa hari ibyo bavuze IELTS cyangwa se ikizamini cya IELTS nacyo cyerekana yuko umuntu azi Icyongereza, ntabwo bacyemera muri Turukiya guhera mu 2019. Abantu muri Pakistan, Nigeria, abantu muri Pakistan ndetse na Nigeria, abo ngabo ntabwo bari mu bihugu bisabwa kuba bivuga Icyongereza ngo berekane urupapuro rw'uko bazi Icyongereza. Abo ngabo byamajije kwemezwa na Turukiya Higher Education Authority yuko abo ngabo bazi Icyongereza rwose. Ibyo ngibyo ni nayo mpamvu bo ibi bizamini bya TOEFL bitabagomba. Wabyumvishe rero. Nyuma yaho rero ujya ahantu handitse ngo apply now. Ni hano hejuru biragaragara cyane. Urahakanda witonze inshuro imwe gusa. Iyo umaze kuhakanda ureba bahita bakwereka ikintu kimwe, akakubwira ngo I am new applicant. Niba uri mushya koko ujye kubyapurayinga bwa mbere, urahakanda ushyiremo email yawe ushaka kwapurayinga. Kanifatira urugero rw'iyi email yanjye. Nyuma yo kuyishyiramo urayikandaho, bahita bakwereka yuko iyi kode ariyo kode uri buze gukoresha. Icyo ndibuze gukora ni kimwe, ndibuze kuyikandaho ikorere kopi niturize. Nyuma yaho icyo ndibuze gukora ni ukujya kuri email yanjye. Ya email natanze yanjye niyo ngiye kujyaho kugira ngo nanjye mbirebe. Nimara kubireba ndebe ko hari ikintu banyandikiye. Nyuma yo kujya kuri email yanjye niho ndibuze gusanga amakuru yose ari buze gutuma dukomeza kwa applying. Ntubyibagirwe. Sinzi niba nawe wamaze kubona yuko email yanjye yafungutse. Igifunguka nahise mbona message irimo yanditseho ngo Dream ID. Wayibonye nawe? Kuri iyo message ndayikandaho. Nyuma yo kuyikandaho urabona ko bambajije ngo click here to register. Aho ngaho niho nanjye ndibuze gukanda. Ubyibuke nawe nibyo uri buze gukoresha. Nyuma email yanjye bayinyeretse, bahita banyereka aho ngomba kuzuza amazina yanjye. Ako kanya amazina yanjye ndibuze kuyuzuzamo kubera yuko ariyo nshaka. Katwifatira urugero rw'amazina yanjye bwite murayazi, nitwa Shalom. Nyuma ndibuze guhitamo password nshaka ku cyanjye giti. Nawe uze gukoresha password wifuza. Nkwibutse ni password igomba kuba igizwe nibura na karakteri 8. Ntubyibagirwe. Nyuma yaho ndibuze gukanda register. Bahibonye yuko ibintu byanjye byemeye, nawe ibyawe biremera, ntugire ikibazo. Nyuma yaho uri buze gushyiramo nimero za telefone ushaka zawe. Numara kuzishyiramo
ukomeze hasi. Gusa hari itangazo bahita bakwereka hejuru ngo please keep in mind that you are only allowed to register one account in applicant system. Wabyumvishe nawe ugomba kuba ufite konte nibura imwe yonyine. Iyo ugize konte zirenze imwe gahita kakubaho, ntubyibagirwe. Nyuma rero urakanda yuko wemeye amategeko n'amabwiriza ahangaha, ukande continue. Nyuma yo kubikanda urabona hirya konte yawe irahita ifunguka hariho amazina. Noneho uraza kubona yuko bakubwiye yuko nta application n'imwe ufite cyangwa se utigeze wapurayinga. Wowe icyo urakora urakanda continue nk'umuntu ugiye kwa apurayinga. Nyuma niho uri buze gutangira gushaka program ushaka kwiga. Muribuka yuko nari navuze yuko turi bwirebere kuri business, kuko nanjye wenda ari cyo kintu nshaka kwiga. Wowe nawe ufite icyo ushaka kwiga nicyo uri buze guhitamo. Nanjye icyo ndakora ndibuze kwiyandikiramo ngo business administration. Nyuma yo gukanda kuri business administration baranyereka result zose. Wabibonye yuko ubwa mbere banyeretse BA business administration. Gusa ntugire ubwoba, niba udashaka business administration ushobora gushyiramo na engineering, zirahari rwose, ntugire ikibazo. Wazibonye ko zihari za mechanical engineering, industrial na computer, rwose zirahari, ntutitire. N'abashaka ya masomo ajyanye n'ubuvuzi, ndavuga za science, rwose muhumure, amahirwe na yanyu, dore birahari byose, mutuze. Ngewe rero nifatiye urugero rwa business, sinzi impamvu ariyo nahisemo, gusa ahari nuko nyikunda. Nizere yuko nawe urimo kubigerageza ku ruhande kugira ngo tujyane. Nyuma rero urakanda hano handitse ngo more information. Numara kwakanda uri buze kubona yuko uziga imyaka 4. Nabikubwiye uziga mu Cyongereza n'ibindi byose. Cyo urakora urakanda handitse ngo apply now. Gakabiri nyuma barakwereka yuko wamaze kugera muri business administration. Nurangiza ukande hano hantu handitse ngo save. Numara gukanda save ubone rino tangazo rikwemeza yuko wakoze save. Nurangiza umanuke hasi ahanditse ngo next. Gusa tutaraja next, wibuke yuko ushobora kuhashyira more choices, ugahitamo ibintu bitandukanye byinshi. Ndavuga nk'urugero, ushobora kuba wahisemo iriya business ariko nubundi ukeneye n'akandi kantu. Icyo gihe wagashyiramo nako ukagahitamo uko byumva. Nk'urugero ukeneye nka Bachelor of Administration muri Economics, nta kibazo, nako wakadingaho rwose ukagakandaho, nta shidi, nako ukagakandaho. Biremewe. Urabona yuko ngize choice ebyiri, gusa ukibuka nabwo kubanza ukabisavinga. Wabibonye nawe ushyiramo choice ushaka, nakubwira iki. Nyuma ukande next. Nyuma ya next barakubaza given name, izina ryawe wiswe n'ababyeyi, ushyiremo izina ryo hagati ndetse n'izina rya nyuma. Niba udafite izina ryo hagati ubyihorere. Komeze hasi ushyiremo nimero, ushyiremo igihugu cyawe. Iwacu murahazi mwese ni mu Rwanda, gusa ushobora kuba uri mu Burundi cyangwa se ahandi hantu. Uri buze kubishyiramo ntacyo bitwaye. Nyuma ushyiremo n'igihugu utuyemo ubu tuvugana. Hari aho wavukiye niho ushyiramo bwa mbere, bwa kabiri naho utuye ubu tuvugana, naho uri buze kuhashyiramo. Ukomeze wuzuze n'ibindi bijyanye n'ababyeyi,
amazina ya mama wawe ndetse n'aya papa wawe, ushyiremo niba warashatse cyangwa se ukiri ingaragu, ushyiremo niba ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose cyangwa se niba ntabwo. Nyuma ushyireho ifoto yawe. Icyitonderwa kuri iyi foto, igomba kuba ari formal photography, ni ukuvuga ngo uwambaye neza, ugaragara neza, mbese zimwe tuzi nka passport pictures mu Rwanda, zimwe zishyirwa ku byangombwa, niyo ushyira aha hantu. Nyuma yo kuyishyiraho ukanda save bwa kabiri, ugakomeza ugakanda next. Nyuma yo gukanda next nk'uko nabibabwiye, urakomeza ukuzuzamo aho utuye, street cyangwa se mu midugudu, ndetse ukibuka kwashyira za nimero ziranga imidugudu, ugashyiraho nimero bashobora kuguhamagaraho mu gihe bwaba bwije mu rugo, ndetse na nimero yawe isanzwe ubyibuke. Noneho ku batuye muri apartment cyane nk'ab'i Kigali bitangiye kuza, nabyo ubishyiraho byose ukabyuzuriza. Nyuma ukibuka gukanda save ugakomeza kuri next. Nyuma yo gukomeza next, ukomeza kuwuzuza ibi byose bagusaba, harimo level of education, warangije kwiga hehe ryari. Ku bantu bashaka bachelor ni ukuvuga ngo turahitamo high school kuko niyo twarangije. Noneho ushyiremo igihe watangiriye kuhiga ndetse n'igihe warangirije, ushyiremo izina ry'ikigo wigiyeho muri icyo gihe, ushyiremo ibyo wize. Niba warize MEG wandikeho ngo MEG, cyangwa se niba warize PCB wandike PCB uko ubyumva. Nyuma wibuke gukanda save na next. Gusa wibuke niba hari block ushaka gushyiramo inshyashya, ndaguha urugero, niba hari ahandi hantu wize cyangwa se ikindi cyangombwa ukinjizamo ukoresheje ahangaha, maze nabwo ukabyuzuriza nk'abantu bize ku bigo byinshi bitandukanye. Ako kantu nako ukaba urakamenye. Nyuma yo gukanda next, uba ugiye ku manota wagize. Ahangaha ugiye gushyiramo amanota waba waragize mu ishuri. Add score, uratangira muri bya bintu byawe wize wagize amanota ngahe. Uhitamo rero amanota wagiye ugira bitewe n'isomo wahisemo kwiga, urabibona nawe. Nyuma wamara kurikandaho, kanifatire nk'urugero rw'abiwacu mu Rwanda. Murabyibuka ko abiwacu mu Rwanda twize A level, A level, mwabyibutse mwese? Aho rero niho turi buze kujya maze tukareba ibyo twize. Nyuma rero yo kubihitamo, uri buze gushyiramo amanota wagize ku ijana. Uravuga amanota ya nyuma ku ijana wagize, ushyiremo n'itariki ayo manota yaba yemerejwe, ni ukuvuga igihe iyo certificate yawe yasohokeye. Nyuma yaho ukande next, ukomeze. Ahangaha uraba ugiye gushyiramo ibyemezo cyangwa se ugiye gushyiramo ibindi bintu waba warakoze. Katuvuge niba warakoze nk'imenyerezwa murimo cyangwa se internship, icyo gihe wandika icyo wakoze, ukashyiramo ikigo wabikoreyemo, igihe watangiriye ndetse n'igihe warangije kubikora, ugashyiraho ndetse n'ibyo wahigiye muri additional comment. Nyuma yaho ukanda next ugakomeza. Nyuma rero yo gukomeza, twageze hahandi ushobora gushyiramo umuntu ukuzi neza. Uhitamo amazina ye ukayandika neza. Wamara kuyandika munsi ugashyiramo email ye akoresha buri munsi. Nyuma wamara kuyishyiramo ukandika ngo ask for referral. Iyo umaze gukanda hano kuri ask for referral, uyu muntu nkuko babivuze hejuru, ubwabo abo muri KOC University baramwandikira bakazamubaza niba koko akuzi neza. Iyo amaze kwemeza yuko akuzi, nibwo application yawe ishobora kuba yatangira gusuzumwa. Nyuma y'ibi byose ukanda save bwa mbere ugakomeza next. Nyuma rero ya next niho ushyiraho document cyangwa se ukuploadinga amadokima yawe.
nyuma yo gushyiramo amadokima yawe ukanda save ugakomeza next. Kuri uru rwego tugezeho ni ahantu hasa nkaho hakomereye abantu. Ahangaha wandika nibura amagambo 1500 ariko kandi atarenze 4000 usobanura impamvu ushaka iyi scholarship. Urugero, niba ushaka kwiga business administration muri KOC University muri Turukiya, kubera iki ubishaka? Wibuke aka kantu bavuze, why are you suitable candidate? Ugasobanura ndetse n'impamvu bashobora kuguhitamo. Vuga impamvu ari wowe bashobora guhitamo kuruta abandi. Ushobora kandi no kwirefera cyangwa se kugendera kuri ibi bibazo byatanzwe, ugasobanura nk'impamvu ari wowe wahisemo iyi programme, ukaba wahisemo kwiga muri Turukiya ntuhitemo kwiga ahandi hantu nko mu Buhinde, Canada ndetse n'ahandi. Ushobora gusobanura impamvu wahisemo gutangira kwiga mu gihe wahisemo cyagenwe n'ibindi byinshi nk'uko bisabwa ahangaha. Nyuma yaho ukabyandika byose aha hejuru. Hasi ha kabiri ni motivation letter. Motivation letter nayo iri hagati y'amagambo 1500 ariko atarenze kandi 4000. Aho ngaho nabwo usobanura neza impamvu uri umukandida mwiza kuri iyi scholarship. Nyuma ibi byose bigasuzumwa. Nyuma yo gutanga ibi byose umaze kubyandika ukanda save ugakanda next. Nyuma yo gukanda next ubugiye ku gice kijyanye n'ubuzima bwawe. Niba hari condition nimwe ijyanye n'ubuzima bwawe ushobora requestinga university, uyandika ahangaha. Katuvuge niba ufite ikibazo cy'imirire, hari nk'ibiryo utarya, wenda ntabwo urya umunyu cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubuzima, cyangwa se ufite diabete cyangwa se izindi condition wahawe na muganga, urazandika. Waba ufite ubumuga byose ukabishyira ahangaha ukabyuzuza nk'uko babigusabye. Nyuma ugashyiraho ikintu cyemeza yuko ibyo bintu ari ukuri, ugakanda save ugakomeza next. Nyuma y'ibi byose niho bahita bakwereka ibyo wuzuje byose. Hari impamvu ubona ibi bintu byanjye birimo ibi bintu bitukura n'imihondo, nuko nabo bagiye ubibona yuko nta kintu nagiye nuzuzamo, ahubwo nabikwerekaga ngo byuzuze. Ahubwo wowe numara kubyuzuza uraza kubona yuko bari buze kwemera yuko ibyo wuzuje ari byo bashyizeho akantu kave. Uze kubisuzuma neza. Nyuma ukanda save. Nyuma yo gukanda save niho ukanda hano hantu handitse ngo submit. Submit uyikanda bwa nyuma. Nyuma yo kuyikanda ugahita ubona yuko wamaze gutanga application yawe. Nyuma yo gutanga application yawe bigaruka kuri mail yawe, ukaza kubona message yuko bayakiriye, ubundi ugategereza yuko bazakwandikira. Ngushimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Shalom niyo Muvunyi, ndagushimiye.